ishimire ibyiza byose by'ubuzima uhabwa na Tongkat Ali and MACA. Iyi ni kofi yakuwemo caffeine, yaragabanyijwe ku kigero cya hafi ya ntayo. Iyi kofi rero ya Dynafam, wakibaza ngo ese ndamutse nyibonye mu by'ukuri ibyiza byo kuyifata ni ibihe, sitandukaniye he n'izindi kofi zindi zisanzwe? Umwihariko w'iyi kofi rero ni uko ubusanzwe dufata kofi ari kugira ngo dufate breakfast cyangwa se twirwanyiriza akabiho gusa birangire, ariko ibyiza byo gufata iyi kofi yacu ni uko irwanya indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri. Navugamo irwanya za diyabete. Iyi ni kofi mu diabetike ashobora gufata n'igira ingaruka ishobora kumuteza, igabanya ibinure bidakeneye mu mubiri cyangwa se kuri ibinure bibi mu maraso ariyo ma cholesterol, yongera ubushake bwo kurya, impyiko ziyungurura neza, yongera stamina cyangwa se ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina especially ku gitsina gabo. Ikindi kandi yongerera umubiri imbaraga, ikanongera ubudahangarwa, ikawufasha kurinda izi ndwara zandura ndetse n'izitandura. Ikindi kandi irinda umwijima ndetse n'izindi ndwara zikunda kuwibasira. Ikindi kandi ni product nziza cyane ku bantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kubera ko yongerera umubiri imbaraga ikanatuma imikaya ikomera. Wakibaza ngo rero iyi product ya MACA ndamutse nyikeneye byagenda gute? Nuko ushobora kudusura aho dukorera. Dukorera no ku Gakinjiro ko umujyi kuri Junction House. Ushobora kudusanga i Remera ku Gisimenti, cyangwa se bakatwandikira kuri iyo nomero uri kubona kuri screen yawe. Byakanga ukajya kuri website yacu ni www.dynafamrwanda.rwa, ukajyaho ugakora order ya product ushaka. Amahitamo ni menshi, tukakuderivaringa aho waba uherereye hose. Ciao ciao.